nahawe ni Washington no guhindura itegeko nshinga uri kuza wamagana Kisekedi wahaga ujya kuri ambasade ya Amerika aho ukarujya kwigaragambiriza undi wamugani ntabwo azogaragambiriza ku nteko y'amategeko urumva byavuye muri Amerika Kisekedi hariho tuyo turenganya abantu bacu hari abantu bisanga ari nk'abapagasi no kuri zinkubeshye bikaba byavuga ko nawe na perezida yisanze nawe nta yandi mahitamo ntaki none se yenze nkwe so wamugani kuki abanyekongo ba Marite Fayulu na basesanga uki batagiye kwigaragambye kuri ambasade ya Amerika ko Tshisekedi yababwiye ko itegeko nshinga aribo bamutumye kurihindura ikibazo kirimo urakizi nuko amasezerano ya Washington ntabwo dokima zagiye hanze nta nuzi n'ibyo bababwira ari ukuri hari dokima bazanye ariko ibyo tubona tubwirwa ntabyo tubonamo bivuze ngo amasezerano arimo amabanga yihariye akomeye ashobora kubazwi n'abantu burasa nabara nibande twabara abaperezida batatu na wa damu wayajyanye ubwo si bane na Rubio batanu na Masad Boros gatandatu na Kayikwamba na Nduhungire bayasinye 8 abantu 8 bashobora kuba bayazi ubwo bivuze ko dushobora kuba dusesengura ibintu bitari byo twivanga mu bintu tutanazi reka nze nkwereke umuntu aritero yaravuze ngo ngewe twafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda kuko zarenze ku masezerano twasinye i Washington bakajya gufata Uvira ngo barenze ku byo twasinye tariki enye muri nyuma y'iminsi 5 baragenda bajya gufata Uvira bivuze ngo hari aho byanditse ngo gutya na gutya ntimuzarengaho mukamwarenze kuko kandi baravuze ngo musubireyo ngo barabwiye ngo basubireyo basubirayo basubira inyuma ariko kumva nanone nemu Ventura tubona kuri turi kubona Kanyuka ari gusobanura ariko kuri rundi ruhande tukumva yaba Rubio Masad Boros baravuga ngo twahamagaye u Rwanda ese Kanyuka ibintu asobanura bikuye ko batagiye nyine urumva nta gasoma ko ntabwo yavuze ko bavuyemo kubera ubushake bwabo no kugira ngo bare ko bagarura bare ko hagaruka umwuka mwiza w'ibiganiro niko yavuze tukaba mu gerero wa Uvira tusigiye umuryango mpuzamahanga batekereza kuzaba hanyuma kundi ruhande kumva ndaravuga ati twahamagaye u Rwanda ngo barekururiye mujyi kuko barenze ku masezerano ya Washington baragenda bafata umujyi wa Uvira ubwo rero bihari buri muntu wese ni nk'ikibazo cy'ingamba z'ubwirinzi Perezida Kagame yabwiye ngo buri wese ageze ifata uko ashatse yego wowe uzifata ute wowe uzifata ute ingamba z'ubwirinzi ndazizi ariko sinazivugira mu itangazamakuru dukomeze nuvuga ngo abantu ibintu kubisesengura bigoye cyane kubera ko hari aho tuba umuntu yirinda gukora oruje yego yirinda gukora za oruje kimwe na none uzi ko niba natwe noneho abaye bo muri Kinshasa bahabwa iverisiyo yindi mu gice cya guverinoma ariko ubwo urumva nabo mu gice cy'inyeshyamba nabo bahabwa verisiyo ya kinyeshyamba ni ukuvuga ngo aho byakemukiye inyeshyamba ntabwo zari ziriyo kandi ntabwo zaza zivuga ibintu bya Washington ko zibishyira mu bikorwa nyine none se ng'urugero ubu ngubu bavuga ko amasezerano ya Washington washimiye u Rwanda ejo ni Marco Rubio ko gushyira amasezerano ya Washington mu bikorwa yego none se urugero rw'u Rwanda rusaba gukora muri iki gice cya hano so kubaka imihanda so kubaka ibikorwa remezo so gutanga hagisha ko amashanyarazi hari bya bindi byose by'iterambere ko ari wowe uhari se urabibona ko rwatangiye kubikora
nose ni ushaka ngo nimba hari kubakwa nk'umuhanda uzabone minisitiri w'ibikorwa remezo yagiyeyo w'u Rwanda oya uzabonayo bakanyuka. Hari n'ibintu abantu bajya bibaza ukabona ngo bari kwishimira ngo ko babashije gupezanya n'icyorezo cya Ebola n'ibikoresho byaturutse muri hanze, ukibaza inyeshyamba zitumiza ibikoresho kandi bafite Dr Kaniki numvise unabisobanura cyane neza. Noze Kaniki atanga komande ikibuga cy'indege kirakora. Hari ibikorwa biba bitagaragara kandi bitanakenewe ko bigira no amasezerano ya Washington yemerera u Rwanda kubaka imihanda, ibikorwa remezo byose birimo hariya. Ariko se yari yatangira gushyirwa mu bikorwa? Aha, Rubio yashimiye u Rwanda ko ruri kubishyira mu bikorwa noneho. Ariko ushobora gusanga wenda baroroheje ingamba ariko rero Rubio ntituze kumuvugira ibyo atavuze. Yavuze ko biri kujya mu bikorwa ku rwego ruto cyane, ntabwo ari mu buryo bushimishije after all. Ariko ibyo avuga to batweretse bashyira mu bikorwa ni ibikorwa ni ukubaka kiriya gice ko nta mufundi se. Ariko ushobora gusanga ufite amakuru niwo uri kuri firidi. Ahubwo Olivier, wabonye itangazo rya Kabila? ntaribonye. Kabila ngo arahamagara abanyekongo niyo nka n'abari mu nda ngo nibahaguruke bamagana umugambi wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga, ngo arimo arashaka kwigira umwami wa Kongo. Ushize naguhaye akantu k'umunyabwenge kavuga ngo zimwe mu ntambara zisigaye zivuna abantu ni ukwereka abantu ko byere kubona atari byo. Ese kuki Kabila yarangije manda z'amategeko amwemerera? Aniyongezaho imyaka 2. Itegeko nshinga barihinduye bimutwaye iki ko atayemereye kuba umu actif muri politiki, ko ari mu bihano yahaniwe n'ubutegetsi? Ririya tangazo rye rivuze iki? Ni ukugaragaza yuko ahari. Ntitubizi se? Ni ukwerekana ko ahari nta kindi. Ko dusanzwe tubizi kuko n'undi ntafunze. Ngo hazamuye ijwi abantu banze kumwumva. Hariya buriya ari gutakira kuko ahantu hari iriya alarma y'amatanga ahantu hari, ntabwo azajya mu muhanda n'abandi baturage ngo bamutera mu mutwe nka biriya byabaye kuri ba Fayulu na ba Derise Sanga. Biriya akoze ni ukugaragaza nyine ko hariya kiri actif, agifite imbaraga gikomeye muri politiki. Ariko se afite abantu bari buze kumwumva? Arumvwa, abantu be bamukurikiye ubu ngubu basabwe guceceka. Barabagira silence, baraceceka, bavugira ku mbuga nkoranyambaga. Nta nabo wabonye hariya mu myigaragambyo. PPRD ntago yagiyeyo. PPRD ntago yagiyeyo, hagiye abandi. Abantu kwa Kabila baracecetse, ntago bari muri ibi bintu, birinze no kubijyamo. Ikindi bari babahaye message ati ibi bintu birakaze kuko none se ngurugero impinduka ziri kuba muri Kongo, hari umuntu wazirusha amakuru Kabila? Byanze bikunze uwabaye perezida abari perezida. Nta n'ikigaragaza ko atavugana na Tshisekedi. Tshisekedi yagiye ku kazi ahabwa uyu mwanya wo kuyobora igihugu ataratsinze. Abundi bantu babwiye n'abandi no kozerwa atajya bumva iyo babwije ukuri, bariwe ngo c'est ma mission. Ari mu butumwa bwananiye Kabila. Kabila ntiyari kubibasha. Ubutumwa bwo kubarikaniza, kuko iyo urebye ubona ko abanyekongo nabonye bavuga ko sa principale mission ngo ari barikanisation de l'est du pays. Kandi bazi ko bagendera ku bintu by'inkomoko na za gakondo. Kabila bakaba bamudutaho, babazaniye wa undi wenyewe wo muri Rwanda yo mu Kongo, umuhungu wa Etienne Tshisekedi,
mu ruba wo muri Kasai mindani none bariho noneho ni muri Royo mu Kongo mwimbere nta umudutaho. Ubu se iri tangazo rya Kabila kuki ryahuriranye n'imyigaragambyo y'abandi bawupoza? Uwo munsi naye yagomba gukora geste. Yesu wari he? Ntabwo wamenya nimba ari Goma, nimba ari Eswatini, nimba ari Namibia, nimba ari Ethiopia. Asigaye afite residence nyinshi zitandukanye. Ariko nkeka ari Goma ko ni nk'urugo rwe ruri. Ariko Olivier nahoze mbona mu bitangazamakuru by'inaha ngaha cyane cyane muri Bwiza, tunasuhuza abahungu ba Bwiza, ni abahanga bazi gucuruza media. Inkuru zabo kuzisoma bisigaye bisaba kwishyura, cyane cyane izivuga kuri Kongo. Iruhande rwanjye hari umuntu unyumvishije wa hafi ye aramenye ngo ari Namibia. Ntacyo icyo nari ngiye kuvuga, nahoze mbona bagaragaza ko ibiganiro byo mu Busuwisi ngo byatewe ipine, impande muzanze kumvikana. Biriya biganiro buriya bizabaho, ntibishobora kuba byararangiye kuriya. Biriya nitabiriye inama zose z'intumwa za M23 zabaga zivugayo zatubwiraga ibyo baganira n'ibyo bagezeho. Ku bushize mbona impa Benjamin atubwiye ati twamubajije ikibazo atari koko nta kintu kimukirwa mu bikorwa kuri iyi nshuro mu ike hari icyizere ngo reka duhereze wenda ko aya mahirwe ko habayeho wenda akanama gashinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ibi bintu by'aka gahenge, turi ko hari icyakorwa dufite icyizere naho wenda aka gahenge ntikari gahari. Ariko nayo nseka cyane ko hari principe zimwe na zimwe tuba tuzi. Ntabwo leta uretse hari nisi Habyarimana yashyizeho zone tampo cyangwa niya babuyoya. Burya leta iyo yageze ku rwego rwo gushyiraho ishyizeho zone tampo hakabaho guhagarika imirwano, ugasubira inyuma ibirometero 5 hakajyamo babandi bazajya bagendamo, buriya muri makeya ubutsinze urugamba uba wemeye. Uri nka leta biba byanze. Biba byanze. Noneho Kisekedi ntabwo ari muri uwo mujyo, ubona ngo we agomba kurwana kora misiyo ziwe, kuzarwa n'igishaka kizagende cyose. Yavuze ngo niba shaka bazagera imbere y'umuryango wanjye, hano kuri biro yanjye. Bapfa kutazamwica gusa. Rero amasezerano y'Idoha ibintu birimo ni ibintu bidashoboka. Leta ya Kongo buriya leta ikintu isaba cya mbere urakizi, kuko bariya bajya Idoha ba leta ntago bazi match za Washington. Iyo bagiye kuganira baba basaba ngo M23 nive ibivuye muri Goma na Bukavu. Bari ibyo basaba, urumva ibyo ntabwo byahura. Baravuze ngo mu byo bazatereta harimo na question de nationalité. Kandi iyo nibayigana ngo bayihurizeho, bari abantu bavuye Kinshasa bavuga ko M23 abanyarwanda bagomba gusubira iwabo. Yego. Ibyo rero ni ibyo bintu bakereye Washington yakereye ko habaho Doha kugira ngo abantu bazarangare ko Kongo ina M23 buganira. M23 kwisaba ko ashobora kuzabaho se nka komite international y'abanketeri ku byaha birimo bikorerwa mu Minembwe, ubona ishoboka? Ntago bishoboka. Ko bikaze. Ariko buriya ngo urugero nyine iyo ni politike. Tugiye mu mategeko intuza keretse twirwana na M23 batari mu Minembwe, nibwo haza amategeko mpuzamahanga areba ahana ibyaha byibasinywe ku muntu na genocide byazamo. Ariko kuva harimo twirwaneho na M23 bihinduka intambara. Olivier, kandi reka twoye tuzasubira ejo. Urakoze cyane. Nawe urakoze, umugoroba mwiza. Reka nshimire n'abari badukurikiye birumvikana hano ku Gaseke k'amakuru official.
nibidukundira tuzajya twicara nk'uko nyine tugerageze gufata akanya gato tuganire n'abantu mujye mutanga ibitekerezo muri komanteri namwe mutubwire uko mubyumva n'iki byose naho ikindi gihe yakoze cyane rero Olivier Mukwaya ku busesenguzi bwiza kandi bwinshi yaduhaye nawe mwakoze gukurikirana ikiganiro ubwo ibisigaye ni comment tukareba mubyumva gute muhagaze mute naho ikindi gihe nitwa Alphonse Twahirwa mukore subscribe mukore like share ndetse na comment ubundi naho gutaha bye bye ko nahoze mbona Kinshasa bagaragaza ko Martin Fayulu na Deris Sanga ngo babamenye imitwe nahoze mbona ku mihanda bashyiraho amafoto n'amavideo y'uwo mugabo muri opposition ariho havirirana ngo ntabwo bashaka ko Tshisekedi Chilombo akora ku ibwirizwa shingiro rya Kongo Kinshasa ngo ntabwo babishaka pe ntabwo babishaka ubwo rero musanzwe muzi ko iyo tugeze ku ingingo itureba n'ubundi cyangwa se dukunze gushyiramo imbaraga yo muri Kongo Kinshasa ngo murabizi ko niyambaza cyangwa se nitabaza mukuru wanjye umunyamakuru Mukwaya Olivier tukagira ibyo twiganirira muri kino gihe naza kugeraho ndabona hari ibintu turimo dutunganya tuze kubabwira imyigaragambyo y'abarwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa byagenze gute tuze kubabwira itangazo rya Joseph Kabila Kabange ndibwira ko ari ibintu tuza kugarukaho cyangwa se tuza kuganiraho reka nongere mbasuhuze kandi mbaha ikaze birumvikana mu gaseke k'amakuru official aka ni kakanya kacu nyine nahoze mbabwira ko dufata umwanya igihe na Olivier Mukwaya tukaganira ku makuru wabari macaracara muri bino bihugu duturanye ariko cyane cyane twibanda aho amakuru ari amakuru muri iyi minsi ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Olivier ndakumva Alphonse mwiriwe wiriweho amakuru tuni meza turaho rwose uretse ikibazo cy'izuba ryinshi izuba ni Kigali ndabona ariko ni mu mpeshyi kambye meme birumvikana bitewe situation turimo izuba ntiryabura n'ivumbi byinshi urabyumva byose birajyanye muri iki gihe ubu tuzatuza nko mu kwa 8 kwa 9 gutya wewe wegereye Kivu ushatse wajya kuba uryamyemo Nase ikibazo uwo mwanya twarawubuze nkuko uzi ko utavuga ngo ugiye convention ubona abantu baturutse za Rubavu bahita bajya convention bakifotoza bakifotoza wowe ntujyeyo natwe nuko tujya ku Kivu Olivier reka wabona utanagiheruka imyaka nk'itatu reka se imyaka 3 irashize niko se nagira ngo dutangirire Kinshasa impamvu ya Kinshasa nahoze uyu munsi ngo hari imyigaragambyo bita ko ngo yari ya sit-in imbere y'ibiro bikuru bya leta ubwo ni ya myigaragambyo nyine abantu bajya kwicara ku biro by'ubutegetsi barigaragambiriza iki barimo baramagana ko President Tshisekedi ahindura itegeko nshinga ngo rishobora kuzamwimika akaba umwami wa Kongo. Ikiri inkuru rero nuko nahoze mbona bagaragaza ko Martin Fayulu numwe mu bayoboye abandi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo Kinshasa mu ishyaka SID ngo yakubiswe nahoze mbona amavideo yari macaracara ya ba Steve bagaragaza Fayulu arimo ava amaraso. Olivier ibyo bintu wabikurikiranye wabimenye? Nabibonye se nawe gusa nabonye n'uwo bita Deris Sanga nawe nuko ari kugenda virana amaraso mu maso n'amashati bose baje amashati y'umweru nimba ari zose tomate bimenaho ariko Fayulu ntabwo byakunda ko ubonye banamukubise cyane yatakaje equilibre ariko bari gukubitwa nande n'abapolisi. Ese imyigaragambyo idasaba uruhushya ubundi iremewe muri Kongo?
kandi ejo barakoreranye inama na ntuza na guverineri wa Kinshasa akababwira ko bitemewe ko bayikorera hariya ngo bashaka ahandi hantu bajya. ari nayo mpamvu barabyanze. ni nayo mpamvu mu gitondo babahururije abapolisi benshi, abapolisi bafite n'ibifaru noneho. reka sinabaze mbona utuvidewo abapolisi bagira ngo barimo barwanya ibintu by'ibyihebe nka bya bindi twajyaga twumva kera cyane mu myaka yo hambere kera. ese hehe mu myaka yashize twajyaga twumva ibintu by'ibyihebe mu burasirazuba bwo hirya iyo ngiyo muri Iraq ngo abantu bagiye guhangana n'ibyihebe. hanyuma ari nibyo twajyaga twumva mu mafilime y'abanyamerika ngo bagiye guhangana n'ibyihebe, ubaho ibyihebe bindi bisigaye ni bya Boko Haram. Olivier, iyi senariyo kuba abarwanya ubutegetsi badashyigikiye ko itegeko nshinga rya Kinshasa rihinduka batangiye kwibasirwa gutya in broad daylight ku manywa rwahanga, ibi bivuze iki kuri politiki ya Kongo, kubiri kuba muri Kongo muri kino gihe? urebye Tshisekedi ibintu ari gukora ni ibintu yahawe go ahead n'abanyamerika. iyo umuntu avuze ngo itegeko nshinga nzarihindura kandi byavuye muri Washington, niho byavuye muri aya masezerano ya Washington. nubwo bari kuvuga ngo arashaka manda, ahubwo ntabwo bakabigaragambiriza manda, wakabaye wibaza ngo nicyo kibazo manda, kwiyongerera manda. we ni ukuvuga ngo abantu hano biyumva ari guhindura itegeko nshinga azana irya Zaire. bivuze ngo ikintu bita RDC kiri mu marembera. donc itegeko nshinga ryo muri 1992 ryambura ubwenegihugu abaturage bose n'amoko yose atari ari kuri Kongo, ku cyaje kwitwa Zaire mbere ya tariki ya mbere z'ukwa munani 1885. aho kantu mise nkumva tumaze n'iminsi tugasesengura. ubwo rero juste ekwasiyo ihitizamo abatavuga ati byavuye Washington, abantu batavuga ati automatique niba byaravuye Washington buriya resultat ya mbere buhita ivamo, bazahita abantu barahita bavuga ngo twebwe mu twambuye ubwenegihugu. bahita bati natwe rero bahita badekarara hano i Goma ntabwo tukiri abanyekongo, ibendera bashwanyaguze, intuza ibirango byose byanditse RDC bajugunye. wibuke ngo ntabwo ari imfubyi, sibyo? ariko utaragira Olivier, abantu bari kwamagana itegeko nshinga, aba ba Martin Fayulu, ba Derise Sanga, ba Moise Katumbi, bafitiye impuhwe abo bantu hari ugiye gukomozaho? buri wese ari kurwana n'iki? abo ngabo mvuga rero mu burasirazuba bo nta kibazo wagira ngo nta n'ikibazo, ahubwo bari mu nyungu. ntabwo babyamagana. mu bantu bose barwanya Tshisekedi nibo bonyine ubu ngubu bacecetse kuri ibintu byo by'itegeko nshinga, birenze kubyivangamo. umenye barabonye bo hari inyungu bazavanamo. none ko imyigaragambyo itangiye kuba violente kuri iyi, ni ukuvuga ngo si wari uyu munsi se rwo bavuze ngo ni iminsi yose izakomeza. ahubwo nibareba nabi baranakubitiramo bapfa, ahubwo nibareba nabi. ibi bintu ntibiruze se gutuma ahubwo Tshisekedi abona impamvu yo kuba nayo mu matora atazanaba, kuko avuga ati igihugu kimeze nabi. kuko nkurikije ibyo ndi kubona igihugu cyose gishobora guhinduka kaos, kandi wenda ari byo ashaka. wenda nibyo agamije. ni ukuvuga ngo iryo tegeko urirebye ryirukana abantu bose bashobora kuba bafitanye isano n'abaturanyi bose. iyo mvuze n'abaturanyi bose, buriya n'abaza Uvira bafitanye isano n'abarundi nabo birabareba. nabo mu kibaya cya Rusizi bavuga ikirundi birareba. si bivuze aba bamakengana babisimwe b'abanyarwanda gusa, weya nabo muri Ituri. none ugasanga Ituri ibyaho byo ni ibintu byoroheje.
turibo noneho bakufite nabo mu bwami bw'Abanyoro, noneho hari ingabo za Uganda. hariya ngo ni mu Bahima cyangwa se Abahima bitewe n'uruhande umuntu ahagazeho. Ariko ni Abanyoro, nabo mu bwami bw'Abanyoro. N'abandandi bo muri Beni na Butembo, abo nabo bari abo mu batangaga amaturo, bari abo mu Bunyoro. Hanyuma bongereho nanone ureba Muhozi yamusabye kuvanaho guverineri, amukuyeho. Ariko uretse gato yazanye noneho umwangorofone, buriya twavuga ko John Ruboya Nkashama Major General none Lieutenant General yavuyeho kubera buriya busabe bwa Afande Muhozi. Sasa bohereje yundi bazabasha guhuza uvuga Icyongereza. Uyu bazanye yize muri za Zimbabwe, yize mu mashuri y'Ibyongereza, z'Icyongereza, avuga Icyongereza neza, bamwe we bazabasha guhuza zaje bavugana. Kandi ikindi Ruboya yavuzwe mu mutwe witwa ntuza uwo bita Kodeko wica Abahema. Yavuze ko yawuteraga yawuhaga intwaro. Kodeko ya Coopérative des Agriculteurs harye sinzi Kodeko, sinzi icyo bisobanura. Ni by'amakoperative biri aho ngaho. None se urabona agenda yaza kwibanda cyane ku biri iki Kinshasa ku ruhande rumwe mu gice cya mbere. Tubonye Kodeko ni Coopérative pour le Développement de Congo. Ibyo ntabwo ari byo dutinda, wenda dushobora kuza kureba ahandi hantu tubinugikamo hagati aho ntituza kubigeraho. Ahubwo abo banyapolitiki barwanya Tshisekedi barahagurutse barakubiswe. Hanyuma nitujya kureba ku rundi ruhande bya biganiro bisabwa na Kiliziya, bisabwa n'abaprotesta, bisabwa n'aya masezerano n'iki byose, bya biganiro bihuza abanyekongo, iki si ikimenyetso cy'uko bidashoboka. Angola niyo bari basabye ko yaza kuyobora, ariko Perezida Angola ejo yaramuhakaniye, amubwira yuko jamais ntabwo yabyishoramo, kuko ngo yaramubwiye ngo ndabizi byose ni Washington, ushaka kunshura mu bintu bidafite ibyo gahunda, bifite gahunda yo kurangaza abantu gusa. Umwanya ntawo mfite kwirwa ndi mu bintu bitari seriye. Ibyo byose ni Washington barabirangije, nawe ibyo ngibyo uzabyiyoborere. Kuko yaramaje kumubwira ngo tugiye gukorera referendum duhite itegeko nshinga byavuye Washington, kandi ababaje se none Kivu bizagenda gute hari ntabwo harimo mu amatora azabera. None se ibyo mwarabyemeje? Ati hari ntabwo amatora bati ntayo. Nibwo rero yese abahakana batiranye ibintu bya bintu muzamaguri nyinshi, ntabwo nazijyamo, ntabwo nayobora ibiganiro bimeze bityo bitari seriye. Ubwo jiste niba Kivu ntazirimo ngo ntabwo bazikize bara muri gahunda. Bivuze ngo ubwo ni ibice byigenga, ni ibice biri aho ngaho bitarabona icyo twakwita tugiye mu birebana n'amategeko. Mu mategeko nta kintu na kimwe ubu ngubu ngo itegeko nshinga nibwo tuzatangira kontakta ibirebana n'amategeko. Kuko mu mategeko ubu ngubu turacyabara nk'ibice biri kuri Kongo bitewe n'abaturage ba Kongo, higarariwe n'inyeshyamba. Ariko mu minsi iri imbere muri n'amategeko nibamara kwamburwa ubwenegihugu, nibwo tuzabona ibindi bikorwa noneho sasa. Ibindi bikorwa bifite ibindi bisobanuye tugena amategeko. Hari iyo bita ntuza mu gihe cya 1993 Montevideo, hari ntuza amasezerano yasinyiwe Montevideo muri Irigwe ateganya uburyo ibihugu bishobora kwigenga no kuba rekone. Ayo mategeko rero yashyizweho icyo gihe ni Convention de Montevideo, niyo yagonze ibihugu byinshi bidafite reconnaissance n'imwe ibirengerana mu mategeko, harimo nk'izo za Somaliland. Hanyuma bakajyamo bagahaguruka. None se ubona kugira ngo makeya
ubanza ubyumve Gisegedi imipango ubonaganamo niyo gutandukanya abaturage akabashyira mu masibo bakomokamo we agasigarana abazahirwa ba nyabo yego aba bafari baririmba rumba niyo mpamvu ashaka kuza itegeko rya Zaire bakazitwa Zaire. none se uyu munsi ubwo ndacyari mu Minembwe turamutse dukurikije uko ibintu bimeze kugira ngo intambara mu Minembwe izarangire aya matangazo twe kuyumva izi drone twe kuzumva ukwica abanyamurenge yamayira yose afungurwa bashe kugera ku masoko bashe kugera kuri serivisi z'ubuzima ubona bishoboka habura iki kundi twumva ko inyeshyamba zikomeye kandi mu Minembwe zimwe zirarwana ziri kumwe na MLDP twirwaneho kuki Minembwe kuhavana ingabo za Kongo byabananiye ariko hari ikintu ngiye bibagirwa Washington igena imbibi hari imbibi za Washington kuzirenga wabonye umunyamerika ni danje ntabwo izo mbibi kuzirenga abyemera imbibi ngubu bashobora kongeraho mu minsi zishoboka ni muri Warikare ariko muri Kivu y'Amajyepfo no mu kibaya babavanyemo none abanyamurenge bazagumya bicwe Washington ivuga iki ku banyamurenge bicwa na uzi Washington umunyamerika icyo abatekereza mutoye ntago ari uko nkuko avuga ahubwo bara yuko ari abaturage bivanze n'abarwanyi kuko we abara ko harwana twirwaneho na M23 barwana n'ingabo za leta hanyuma akakubwira umunyamerika akakubwira ngiye mvuga none bi Washington hari n'abajya bamubwina bw'inane bati buriya abaturage bakabaye kuba barahunze niyo imirwano ikubera iwawe muri quartier ntuhunge ubwo nuko nta kibazo biguteye niko abanyamerika bavuga kuko abanyamerika ibi baba babizi kandi baba bakubisamo amacenga menshi wowe urabizi uri ngo ko myaka yawe wabonye byinshi kandi biturutse Washington umunyamerika avuga ko umuntu yirwanaho niho ngo twirwanaho na M23 bari mu Minembwe leta irashaka irasayo rero kugira ngo birukane hagumane yego M23 kwisaba ko ashobora kuzabaho se nka komite international y'abanketeri ku byaha birimo bikorerwa mu Minembwe ubona ishoboka ntago bishoboka ko bikaze ariko buriya ngo urugero nyine iyo ni politike tugiye mu mategeko intuza keretse twirwana na M23 batari mu Minembwe nibwo haza amategeko mpuzamahanga areba ahana ibyaha byibasiye ku muntu na genocide byazamo ariko kuva harimo twirwaneho na M23 bihinduka intambara kandi reka twoye tuzasubira ejo urakoze cyane nawe urakoze umugoroba mwiza reka nshimire n'abari badukurikiye birumvikana hano ku Gaseke k'amakuru official nibidukundira tuzatwicara nk'uko nyine tugerageze gufata akanya gato tuganire n'abantu mujye mutanga ibitekerezo muri commentaire namwe mutubwire uko mubyumva n'iki byose naho ikindi gihe yakoze cyane rero Olivier Mukwaya ku busesenguzi bwiza kandi bwinshi yaduhaye nawe mwakoze gukurikirana ikiganiro ubwo bisigaye ni comment tukareba mubyumva gute muhagaze mute naho ikindi gihe nitwa Alphonse Twahirwa mukore subscribe mukore like share ndetse na comment ubundi naho gutaha bye bye kuganira n'iki na Kongo sibyo muri icyo ariko mu byukuri urebye bya Washington doha nta kintu kiriyo muri ibyo binyamakuru nasomye abategetsi bo mu Busuwisi ngo nabo bameze nka Olivier kuko ngo bibaza impamvu ngo iyo bari mu biganiro iyo nkuru ni kwivuga uze kwishyura ni bwiza uze kwishyura 500 yisome oya nanaca yapanya nkayigeraho ariko ngo abategetsi bo mu Busuwisi
baravuga ati ntituzi impamvu Amerika tutangira kuba twicaye ikazana ibintu by'ibipapuro ngo nimusinye ko hari intambwe zatewe. Abantu mutabasha gusoma, igihe nabibasomeye abantu baze kujya mu gaseke k'amakuru k'uyu munsi ka 12 muraza kubisangamo ngo abasuwisi baravuga bati ubundi kuki Amerika ishaka ko abantu basinye intambwe ntayo tubona, kuki turangiza ibiganiro Amerika ikirukira mu itangazamakuru kandi tubona ko nta kintu twaganiriye. Ubundi nayigeze kwibaza amakuru mfite ashobora kuba batarahura direct. Ntabwo barahura, bamwe bari mu cyumba kimwe abandi bari mu kindi. Ugiye muri hoteli imwe ahandi mu yindi bakazajya baza bakabazana draft, urumva? Bakabazana draft yanditse ibi murabisinya niki, oya urabona ibi nibahindura ibi nibi bamara guhuza ku byo bose bumvikanye bakazana ko draft ibi bajyayo yarateguwe n'umunyamerika bakayisinya bagataha. Ni aho handi basinya ngo urugero ngo kurekura imfungwa. Yego, abantu bahanahana imfungwa bahana imfungwa z'intambara z'abasirikare. Ubu ngubu leta ya Kongo ihitirwa mu mutego rero ugoye kurekura abaturage. Iyo Muventura ifite ingabo za FARDC yafashe yirizazirekura, ariko leta ya Kongo nta ngabo za Muventura yafashe. Yisanga ari abaturage b'abasivili igomba kurekura kandi b'abanyekongo n'ubundi. Ukibaza uburyo leta ya Kongo iri gufata umuturage wa Kongo ifite, urumva? Ifite ikamurekura iramuhande ziramuhinye ishyamba. Icyo gihe bemeje ko icyo gice inyeshyamba zifite ari indi leta ihari. Ubu bishobora kuzashoboka nyuma y'uko bahinduye itegeko nshinga, aba bantu bakigumura bakadekara ko batakiri kuri Kongo, bafite ntibazavuga ngo turagiye gutya gusa, bazavuga n'ibyo bifuza. Ibyo bifuza rero nimba bavuga ngo turajya kuri iki gihugu, turaguma turigenga, kwigenga bwo bihita yongera indi myaka nka 25 kugira ngo uzigenge. Ubwo bamera nka Somaliland cyangwa ntara ya Maroc. Oya, noneho ni Somaliland ya ntara yitwa ngo Sahara Occidental. Oui. Iriya yo iva kuri muri za 60. Urumva ubaye nka Somaliland yashinzwe 1991, imaze imyaka 35 itemerwa. Diplome zayo ntizemewe, nta muntu wizeyo nta hantu yakora. Amafaranga yayo ntiwamenya ngo avunja ate n'ayahandi. Ahubwo se wa mugani hakuryaho abantu biga i Goma iyo barangije kwiga diplome bazihabwa nande? Ubu Kinshasa bazikoraga, ariko kuri iyi nshuro biragoye cyane nko kuri Universite ya Goma ya leta, kuko inigome biravugwa yuko itazigera kuko M23 yakuyeho umuyobozi w'iyo kaminuza. Biravuga ko umuntu uza diplome zangu zishobora kuzabaniriza uyu mwaka. Imishahara bahembwa iva he abakozi ba kaminuza? Abanyeshuri ntibishyura za minerivare se? Aho se ko nawe wize wabonye minerivare abanyeshuri bishyura yahemba abarimu n'ubuzima bw'ishuri bugakomeza umwaka ugashira? Ariko umuntu ase amashuri muri Kongo ntiyiga diplome zikaboneka. Ziraza. Ubwo ibiganiro bihagaze abantu baraza gushaka ukuntu begura imbunda kugira ngo nibura bavuga ururimi ubutegetsi bwumva. Oya, ibihihe bihagarara ibyo bya Doha se? Ibi byo mu ibya Doha n'undi nibyo byo mu Busuwisi urumva byahagaze kubera ko ibyo ntacyo bitwaye. Urumva ari guhindura itegeko nshinga rizambura ubwenegihugu biturutse i Washington, none nawe uri kuzana ibyo bintu ngo bibihagaze bazegura imbunda barubane, kandi Washington yarababannye batemere kujya gufata ahandi hantu. Ese muri iki gihe cya Ebola, nko muri iyi minsi ya Ebola, imibare y'abanduye muri Kongo itangazwa na Kinshasa, ibice by'inyeshyamba nazo bitangazwa bite? Inyeshyamba zifite urubuga zitangarizaho ko bashyizeho na komite de riposte kuri na Dr Kaniki.
na leta hatangaza minisitiri w'ubuzima agahereza imibare moya akatangaza, ariko imibare ntihura n'iya OMS nanone. Urumva harimo zagara nyinshi cyane. Bamuya berekana imibare bakagabanya bakazamura uko bashatse, maze ntabwo ubona ko nk'abantu barwanye bakiruka bita nk'abantu bakura ruje bakishyingurira umuntu wabo uko bamushaka bisanzwe, ubu ntibahita bandura cyane. nk'abantu baza bagatera ejo turi bagiye gutwika ibitaro, baje gusura abarwayi babo barwaye ba Ebola, bararwana barazana na esanse bashaka kwishumika, babangiye ko basuhuza abarwayi babo. Ariko byose biterwa ko bavuga ngo Ebola ni indwara y'imfaburikano. Ebola irahari. Olivier, reka tujye muri Kivu y'Amajyepfo. Muri iyi minsi intambara isa n'iyimukiye mu Minembwe. Kubera iki tubona ukurasana gusa no kwerekeje mu Minembwe muri kino gihe? Nuko imirwano ntabwo yerekeza itazijya rihagarika amaregere ibyo yasinye. Ubu ngubu yemereye anishubije Goma, Washington imwemerera no kwisubiza Goma na Bukavu yabibashije. Ubwo rero yohereje abasirikare abagerayo hariya, ariko barahashiriye kimwe n'Abarundi barahashiriye cyane. Ariko nawe utangiye kuzana verisiyo nyinshi ku ngingo imwe. Tshisekedi mu gihe yagira imbaraga yemerewe kwirukana inyeshyamba akayisubiza ubutaka bwose. None yarasinye ko hagiye, ariko yemerewe kurwana. Ashaka kuhagarura akazahava akayamanika burundu, ariko byanze burundu. Itegeko nshinga ni ryo rizabikemura, kuko noneho rizasotesha igihugu cyose. Nta muntu uzongera gutekereza kuza kurwanya M23 na twirwaneho. Barimo bigaragambye hehe hose, niyo ngo bashaka icyo bita sambarati, uracyumva, ufata igihugu ukahita ukishagajaza cyose.